Ni ku nshuro ya 30 twibuka abanyarwanda barenga miliyoni bapfuye bazize jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Iki cyago cyateye u Rwanda cyakoze mu banyarwanda mu nzego zitandukanye harimo na siporo. Muri video yabanje nagarutse ku bantu bazize jenoside yakorewe abatutsi bo mu mupira w'amaguru. Ubu ngiye kugaruka kubo mu yindi mikino harimo basket ndetse na tennis. Mbere yuko mbagezaho amazina y'abantu bapfuye bazize jenoside yakorewe abatutsi mu mikino itandukanye harimo basket na tennis, ngiye kubanza mbagezeho ubutumwa bw'ihumure n'impanuro ku rubyiruko bwatanzwe na kapiteni Muhire Kevin ndetse na Jimmy Gatete wabaye umurigende w'ikipe ya Rayon Sport, wakiniye ikipe ya Rayon Sport imyaka nyinshi. Jimmy Gatete wakiniye ikipe ya Rayon Sport igihe kinini yatangaje ubutumwa ku bantu bose bw'ihumure, ariko anagaruka ku rubyiruko by'umwihariko. Yagize ati kwibuka ni umwanya wo guha icyubahiro no kuzirikana abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Ni umwanya kandi wo gufata mu mugongo abarokotse aya mateka tukabahumuriza. Ku rubyiruko ni umwanya wo kwiga mugasobanukirwa amateka ya jenoside ya nyayo, kuko abayagoreka banahakana jenoside ari benshi kandi nimwe mugomba kubarwanya. Twibuke twiyubaka. Ubwo ni ubutumwa bwo muri legend wa Rayon Sport Jimmy Gatete. Kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport Muhire Kevin nawe yagize ubutumwa agenera abanyarwanda bose anashimira inkotanyi. Yagize ati ndihanganisha buri munyarwanda wagizweho ingaruka na jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Ndashishikariza urubyiruko twese ko twaharanira ko bitazongera kubaho ukundi. Ndashimira inkotanyi zahagaritse jenoside. Twibuke twiyubaka. Ubwo nibwo butumwa bwatanzwe na Jimmy Gatete umurigende wa Rayon Sport ndetse na kapiteni Muhire Kevin. Mwibutse ko niba uri mushya kuri uyu muyoboro kanda subscribe nyabona udufashe kubaka uru rubuga ruzajya rukugezaho amakuru meza ya siporo agezweho kandi acukumbuye. Kanda kuri iyo buto yanditseho subscribe, hanyuma kandi no kuri kariya kantu k'inzogera kugira ngo inkuru yose dukoze ujye uhita uyibona bikoroheye. Niba wanyuzwe n'inkuru twashyizeho kanda like ndetse udusharinge no mu yandi magroupe ugiye urimo, kugira ngo turebe yuko twazamuka kandi n'abantu inkuru wakunze uyihe na bagenzi bawe nabo bayikunde. Ndashimira abantu mwese mwakoze subscribe, ngashimira abantu mwese mujya mukora like n'amashares, ariko nanone abatarayikora aka niko kanya keza ko kuyikora kugira ngo turebe ko twagira aho tuva naho tugera muri uru rugendo rwa siporo yo mu Rwanda. Ubwo rero maze kubaha ubutumwa bw'aba bombi, yaba Jimmy Gatete ndetse na Muhire Kevin, reka ngaruke kuri ya mazina yo mu mikino itandukanye yagiye azira jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Tugiye guhera muri tennis. Aba ni abakinnyi n'abatoza ba tennis bazize jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Harimo Nyirarucyaba Emmanuel yakiniraga CSK, hakaza Kanyamahanga Gaston yakiniraga CSK, hakaza Rubangura François yakiniraga CSK, hakaza Gatera Vincent yakiniraga Butare, hakaza Nyamunyura Samuel yakiniraga Hotel Diplomate, hakaza Kwitonda Theogene yakiniraga CSK, hakaza Rutahira Vedaste yari umukinnyi akaba n'umutoza wa Hotel Umubano, hakaza Rutayisire Fidel yari umukinnyi akaba n'umutoza wa Remera Tennis Club, hakaza Bayingana Jean Dodier umukinnyi n'umutoza wa Remera Tennis Club. Abo nabo muri tennis bazize jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Abakinnyi n'abatoza, abayobozi n'abakunzi ba basket bapfuye muri icyo cyago cyateye u Rwanda mu 1994. Harimo Ntaruregera Emmanuel
bakundaga kwita Kisembe yakiniraga Espoir Basketball Club. Hakaza Rugambwa Gustave umubitsi w'ikipe ya Espoir Basketball Club. Hakaza Rutagengwa Mayina Aimable Espoir Basketball Club ndetse na Université y'u Rwanda. Hakaza Rubingisa Emmanuel bakundaga kwita Mbingisa yakiniraga Espoir Basketball Club. Hakaza Kabeho Auguste bakundaga kwita Tutu Espoir Basketball Club. Hakaza Munyaneza Olivier bakundaga kwita Toto Espoir Basketball Club. Hakaza Nyirinkwaya Damien umutoza wa Espoir Basketball Club. Hakaza Mutijima Theogene bakundaga kwita Riyanga Espoir Basketball Club. Hakaza Murenzi Jean Marie Vianney Espoir Basketball Club. Hakaza Hitimana Nice Espoir Basketball Club. Hakaza Mukotanyi Desire Espoir Basketball Club. Hakaza Twagiramungu Felix bakundaga kwita Rukokoma Espoir Basketball Club. Hakaza Rutarema Vedaste Espoir Basketball Club. Hakaza Rutagengwa Jean Bosco Espoir Basketball Club. Hakaza Kamanzi bakundaga kwita Meya Espoir Basketball Club. Hakaza Munyawera Raymond Espoir Basketball Club. Hakaza Gatera Yves Espoir Basketball Club. Hakaza Kabayiza Raymond umwe mu bashinze ikipe ya Espoir Basketball Club. Hakaza Florence bakundaga kwita Kadubiri Mini Trap Basketball Club. Hakaza Esperance wakiniraga Nyarugenge Basketball Club ndetse na Mini Trap Basketball Club. Hakaza Gasengayire Emma wakiniraga Université y'u Rwanda. Hakaza Mugabo Jean Baptiste wakiniraga Inkuba ndetse na Okapi Basketball Club. Hakaza Rutabana wakiniraga Inkuba Basketball Club ndetse na Okapi Basketball Club. Hakaza Kigenza Emmanuel Inkuba ndetse na Terror Basketball Club. Hakaza Christian wakiniraga Inkuba Basketball Club. Hakaza Rutare Pierre wari perezida w'Inkuba Basketball Club. Hakaza Nchimayezu Esdras wakiniraga Université y'u Rwanda. Nzamwita Tarcisse wakiniraga Minijiste Basketball Club. Hakaza na Siboyintore wakiniraga Minijiste Basketball Club. Muri uru rutonde ikigaragara cyane nuko ikipe ya Espoir Basketball Club niyo yashegeshwe cyane mu mukino wa basket, kuko niho hapfuye abantu benshi cyane muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Aba nibo bantu bamaze kumenyekana muri iyo mikino yombi, yaba tennis ndetse na basket, bazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ariko mbibutsa ko uru rutonde rugenda ruvugururwa uko hamenyekanye andi makuru mashya. Mu mwaka utaha dushobora kuzumva hari abandi bagiye biyongera bitewe n'amakuru mashyashya aba yatanzwe. Natwe nk'umuryango mugari wa Spotline TV turakomeza kwihanganisha no gufata mu mugongo abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994, tugira tuti ni muhumure ntibizongera ukundi kandi ejo ni heza, twibuke twiyubaka.